twagiye kubona tubona imodoka ziraje, tugira ngo ni umuperezida cyangwa se ni nkandese cyangwa ni nka papa ugize gute tembeye, ariko nyaba imodoka yagendeyemo ye cyangwa se yamuzanye hamwe n'umugabo we bavandimwe. Kuri njyewe n'ubwa mbere nanyewe simbabeshye, nahimenya amayundayi abakire n'ibiki, ariko imodoka yagendeyemo si yamuzanye. Usibye hari na hese sinzi no muri East Africa ni hari kwa mushaka kuwitunza, ni ya modoka ureba gutya ugasanga nawe igi kukureba. Ni ya modoka nagumye gukurikirana amakuru hirya no hino hatandukanye, nsanga iyo modoka yes sir. Wow, ibintu ndabona bimeze neza. Yes, so nkuko mubimenyeye rero ahangaha ni kuri Okonko Media. Mbere na mbere ndabasuhuza cyane kuri uyu mugoroba. Ndizera ko mumeze neza aho muri hose gatanu, kandi turi kumwe abari burasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali ndetse n'abatuye mu ntara ya Gaco, Gataratu ya Diaspora. Mwese salute watu kuko ni mwebwe mungira ubundi we kano kanya, kandi mwumve ko mbakunda byuzuye. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo noneho ngo mbafitiye iki? Uyu munsi rero ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2026 ushobora kwibaza ngo mu gihugu cy'u Rwanda noneho habaye iki cyatumye imihanda papa ihurura, cyatumye imihanda noneho mbese inkuru iri kuvugwa ku muhanda. Mu minsi yashize twari turi kuvuga ku nkuru ya Ashton Hall na Kagarama. Ni inkuru mbese twishimiye bitena n'iterambere cyangwa se umunyarwanda wacu noneho ubwo yajyaga bati buriya kuba abantu bashaka kukubonamo ngo yuko wenda udafite ubushobozi bwo ko wagira ku kintu n'ibiki, ariko mu by'ukuri wewe muri wewe wiyumva mu bushobozi. Ariyo nsanganyamatsiko yari afite, ayo twagiye tubona azanye icyamamare tutatekerezaga giturutse mu gihugu cyo muri Amerika, naho ni ku mugabane wa Amerika, ari igihugu cya Amerika. So arakizana batembera hirya no hino hatandukanye hose. U Rwanda avuga ati Rwanda we visit Rwanda, namwe murabizi nyine natwe tuba twahateye ibintu nyine birushaho kugenda neza, kuko u Rwanda rugenda nyine rugorana neza mu hirya no hino hatandukanye bitewe n'ande na Kagarama. So iyo rero niyo nkuru yari imaze iminsi imihanda. Uyu munsi rero inkuru iri imihanda iteye gute, iri kuvugwa kuki? Reka nsome ku mazi. Maze iminsi ku mihanda hirya no hino hatandukanye, mu bana mu bakecuru bavuga ati oh my god, Imana igira neza burya kuko nta kintu atakora Imana yamufashije. Hari kandi kantu rero noneho sasa ncavugaho inkuru mbese noneho ya indi moto kaza mbanze ku mazi. Yes, ndagarutse rero. Inkuru rero iravugwa ni iyihe? Niyo umukobwa wacu wita Miss Nyambo cyangwa se Aimee Jessica kano kanya wamaje kubona urubavu rwe. Sinzi ko nabivuga, ariko nyine ni inkuru ishimishije cyane, mwumve ko myishimiye no cyane nkanjye uri kuyivuga mvuga ngo nta mbe na mbere ni mabuja wanjye, niyo nyine nkwiye kwishimira. Ikindi cya kabiri, niwe muntu nyine kano kanya ndaho ko mwagiye mumenya hirya no hino hatandukanye, niwe muntu wa mbere wafashe iya mbere yewe kunyereka abanyarwanda cyangwa se mu bikorwa bye niho nagaragariye, nawe mubasha kumenya. Niyo mpamvu rero iyo ngiye kumuvuga banza kugira gute, banza kwitonda bavandimwe. Uyu munsi ngo ibintu bimeze bite? So ni umuntu tuzanye cyane, ni umuntu mbese nyine nanjye mvuga ati kabisa mufata nk'indashyikirwa, ari mu mico no mu myifatire, ni wa mwana nyine koko wakuze asenga, dore ko n'ababyeyi be nyine abantu nyine bihaye Imana ku rwego rufatika. Hari ukuntu asenga ukabona ko imisengere ye nta buryarya buri materi nk'abyandi byo guhambadika by'igihe byo muri Kigali. Niba ababyeyi babyaye umwana bamubyarira mu cyumba cy'amasengesho, umwana akorera aho ngaho, nyina akamusengera amanywa nijoro, ibyo ngibyo biragenda bibaho ngaho, umwana akora nk'abandi, ariko mu bwana bwe nta mumenye ngo se uyu muntu ubundi azavamo iki. Mwagiye mwumva ubuhamya bwe, yagiye akora utuzi dutandukanye, aba hirya no hino hatandukanye ashakisha ubuzima. Nibwo yaje kwisanga muri industry, so ko kwinjira muri cinema, agenda bafashwa n'abantu batandukanye. Ibyo baho ngaho agera ku rwego akora ibikorwa bye,
cyane cyane igikorwa yakoze n'abantu kigatangira kubakora ku mitima rero nanjye nahereye nzamuka cyangwa se aho nagaragariye bwa mbere ni muri film bitaga The Message. Iyo film yari episode by episode, ariko mu by'ukuri uko yagiye nyine yitwaragaho kwabonaga ko ari umwana warezwe, ari umwana wari ufite imico ndetse n'imyifatire. Iyo ngiyo ivaho hajyayo bita My Love Story, ubwo yaratangiye kuza mu bintu by'amaseri icyo gihe n'ibyo twakoraga. None tugenda tudevelopa gake gake tuva kuri My Love Story tugera ku Ibanga. Ari no film ino yaje cagahigo, yageze muri episode zirenga 1000. Ashobora kuba ari we muntu wa mbere muri iki gihugu cy'u Rwanda wakoze seri. Wenda hari abandi bagiye bakora ibintu bitandukanye, ariko niwe muntu ushobora kuba warakoze seri ikagera kuri episode zirenga 1000. Iki sinzi niba muri kucyumva neza. Ikazamuka muri 500, bikajya mu 1000 ndetse kikanarenga. Muzi ko irangiye ejo bundi, irangira ariko twabaga mwene data n'undi yaje ikigira ahubwo none yarangiye, ariko twazanaga ino film nshyashya bita Nkunda. Mbese muri make bite hamwe no gusenga Imana kwe iyo byatumye agenda ajya ku bikorwa byinshi bitandukanye. Nubwo wenda ntavuze ko hari n'abasenga bikanga, buri umugisha wawe nuko butaraboneka, ariko igihe hari cyo ni kimwe buri icyo maje kubona. Iyo wagize amahirwe ukavukira mu muryango usenga, atari wa muryango uterekerera cyangwa ukorera Imana nyine zepfiriye kuzimu n'ibiki, ukavukira mu muryango usenga, wahagira amahirwe ukabatizwa, aho kugira ngo abandi bajye kugutura mu bitabo byo guterekera, umubyeyi wawe akajya kugutura mu rusengero. Hero mwimbwira abana b'umwese cyangwa se umuntu wese ugifite umubyeyi, nyamuneka nimba ufite umubyeyi akari wa mubyeyi wagiye kugutura Imana mu rusengero akagwa amasakaramentu yose, sinkubeshye umubyeyi ni muzima. Nyamuneka ujye wijarajara, akaba n'urwenda umugina ibyo mu mugina byo bitoroshye, ako hangana uvuge tubase ka wenda ndetse kimwe mu kagenda kanote ka 5 cyangwa ka 10 no ngafanta, kuko yari afite uburenganzira ko yantamba no mu bindi bitambo. Kano kanya ukawenda wandaga nk'abandi, ukarapfuye amagara nk'abandi, mbese nawe ukaba ufite ubuzima budafite formule. Ubwo rero ndi kubwira abana nyamuneka mu gifite ababyeyi ntibibagirwa, kuko buri umubyeyi yakubyaye akagutoza inzira yo gusenga, akakuzamura mbese ukazamuka neza koko nk'umwana nk'ukomeza. Kano kanya ngubu ukaba ari umuntu mbese w'indashyikirwa. Uyu munsi tuvugana, nyamuneka ibyo bintu by'ubyubaha, ntugasuzugure umubyeyi wawe uko yaba ari kose, yaba ari umukene, yaba ashaje, uko yaba asa kose, aba ari umubyeyi kandi aba ari amaraso yawe. So nagiye wenda nzanye ngaruka ko ibintu bitandukanye bino bintu wenda bijyanye n'igihango n'ibiki by'ababyeyi mujye mubyubakira, kuko uri umubyeyi yakuvumye biragoye ko hari umuntu apfa gukuraho umuvumo. Kimwe niyo yakuvuze ati mwana wanjye ngufatira iry'uburyo genda, ushobora guhura n'abako benshi bakurwanya, ariko ku munota wa nyuma ibintu kazagenda neza. Ngaye gukora icyo kintu nicyo Nyambo nyine nawe uyu munsi tuvugana impamvu turi kumuvuga kano kanya ibyo byamubayeho. Yari umwana nyine urumva n'umwana wakuriye mu gusenga, nagira muri Kigali. Nyina aravuga ati mwana wanjye, Isara aravuga ati mwana wanjye urabizi natunzwe n'isuka ntungwa n'iki, ariko ntabwo aribyo nakwifuriza. Ubwo wemeye kujya gushakisha nk'uko umaje kwiga, genda uzashakisha, ariko Uwiteka azabane nawe. Uyu munsi rero tuvugana nibwo yaciye agahigo. Noneho mbese handi umubyeyi wese wayifuza avuga ati mwana wanjye nakifuza ko wava mu maboko kandi ukagenda neza rwose, ntugende nijoro nk'abawe ninga wagenda nijoro ngo nta mayesi zagira akakarimo twatimwa cyangwa dore bambaye neza mwese murabireba ngabagenda nijoro namuherekeza bagira ngayo ngukorera. Wero so kugenda gutyo gusa, ahubwo noneho ari amategeko arabizi, kuko kano kanya iyi saa iyi tuvugana Nyambo ntabwo akiri umukobwa. Mu cyumweru gishize nibwo twari turi mu bintu turi kuvuga ku bintu bijyanye n'ivi rye. Uyu munsi tuvugana si ivi gusa, ahubwo mu murenge wa Nyarugenge yagiye. Noneho arabyandika nanditse, navuga ati noneho guhera iyi saha dore rwose mvuye mu bakobwa, nanjye ngubu mpinduye icyiciro. Ariko ubwiza ukuri gusenga ni ntako bisa koko. Tujye twumva ibiganiro byinshi yagiye akora bitandukanye. Yari wa muntu koko ugaragaza gukora, kandi uvuga ati ngiye buriya umusore uko yaba ari kose nge namukunda, kandi niyo yari umukene ariko ari umuntu ugize gute, ari umuntu uzi gukora. Uretse ndi nkura igeze yes ati kabone uko nabandi kose niyo yaba ari umukene namukunda, ariko akaba ari umuntu ufite ubushake bwo gukora.
ati gukora ni iki. Yagiye aganira ba Sabene hirya no hatandukanye, mwaje mwumva ibiganiro bye, avuga ati gukora ntago wenda ari n'amafaranga menshi, ahubwo ari ukuntu abona nayo makeya ukuntu ari kwishaka kuyabyaza umusaruro, atari wa undi n'udufaranga akajya mu cyangwe akajya mu bavu, kandi ari umusore ugize imyaka 30. Munyumve neza. Mbese yagiye ibiganiro byinshi cyane bitandukanye yagiye akora, yagarukaga ku kintu nyine bikiye no gukora, kuko nyine nawe nkuko nabibabwiye mpereye wenda ku bikorwa bitandukanye yagiye akora, filimi zitandukanye yagiye abaha niba bamuvuga ati niba ari wo muntu wakoze filimi ikajya muri episode 1000 mu gihe kijya kungana hafi mu myaka 3, namwe muri kubyumva. No umuntu w'indashyikirwa. Nawe wenda mujye kuri channel murebe, mujye kuri Miss Nyambo murebe filimi ziriho, ni filimi zikubita kandi ubonanye kuko zinateguye. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza umuntu w'umukozi. Rero nawe yajyaga buri yasenga avuga ati man, muziko mwagiye muvugana n'abantu benshi batandukanye, abasore benshi batandukanye, Nyambo n'uyu nguyu bizagenda gutya na gutya, bizagenda gutya. Ariko uyu munsi nibwo yagize gute, nibwo yaciye agahigo avuga ati no reka mbereke sheri wanjye nyakuri, kugira ngo ayo mwavuze cyangwa amagambo mugenda muvuga n'ibiki nyine akome, yani ne wakomeshe. Ngayo nguko rero ngo twari tukuratona umusore buri wese atakekaga, nawe yitangira guhamya ati ntabwo tumaranye igihe kinini, gusa igihe tumaranye turazanye bihagije, kuko buri gihe iyo ukona y'umuntu igihe kijya kurenga umwaka, hafi mu myaka 2, urura muntu nyine hari ukuntu waramubonye. Noneho rero ni ku kiganiro yakoze niba mwaracyumvishe, nibwo noneho yavugaga ati uyu musore nanjye ubwanjye nyine ni umuntu wantunguye cyane. Umunsi wa mbere yandikiraga nyine mwanga nari nifite na sheri wanjye nyine tumunamenanye neza, ariko iteka ryose akajya avuga ati ngiye yanyandikira, nta nubwo yigeze yandika byinshi. Basore nanetse amakuru neza, ayiye imodoka sango niyo Trump agendamo. Ndumirwa, ndavuga ati se ibi bintu bibaho? Ni gute umwana w'umukobwa n'urugo mu Rwanda nubwo ari umukozi, ariko nyine hari ibintu bibaho ukavuga atangaha neza ati ntago ari igini ripfuye, ahubwo noneho no kurishyingura. Sibyo munkurikirane neza mutajya bona ni yandi yanjye. Namwe tekereza imodoka zingizi ngo zikora muri Amerika, urabona ano mavewiti nyine wenda muri East African atwara abayobozi bakomeye, hari n'abayobozi b'ibihugu kumva. Muri Amerika rero ngo niyo Trump agendamo. Ni imodoka bashyize ku gaciro k'amafaranga wenda yo mu Rwanda, bari kwibare ko ishobora kuba iri hagati mu gishyize mu madolari, ngo iri hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 400 by'amadolari. Ushyize mu mafaranga y'abanyarwanda wasanga n'amafaranga nyine ari miliyoni 100 byatsi na 100 byatsi. Ni ibintu nyine nawe tekereza kano ka dolari ahantu rigeze, ni ufata ibihumbi 100 cyangwa 500 ukumva uko yo munyarwanda, usanga nyine ari ibintu nawe ugate kabisanga hano n'iki. None umwana w'umukobwa, umwana nyine kuko wa mwana wasenze, kamabwiza ukuri mw'abantu mwesha nanjye kamabwire. Ubu nagiye kuyoka inzira y'amasengesho, kuko buriya yawango Imana igutindije ngira nagutegera. Nyambo uko nababwiye baje bamugana n'abasore batandukanye, nawe mwese murabizi. Aho kano kanya kuko ujaje rurarangiza. Nawe aravuga ati ko byamera kose narasenze kandi ndi isezerano. Ntabwo naba narasenze ngo nihangane nindangiza ngo nakore ngire n'umutima mwiza, bura mutima mwiza naho ngo mugenzi Imana barawiga, ngo nindangiza ngo ninjya gushaka ngo nzashaka umuhonda monye utakoze w'umusireye, ubwo n'umusireye king cyangwa n'ibiki byose. Nibwo yavuze ati reka kombe nitonde ntegereze, ndabizi ko uko byamera kose Imana ijya kuma izame agashyitsi. Ngayo nguko rero ko kwambaye turere isoko ko mu basore b'Inyarugenge inde muntu wari ufite ubushobozi bwo gukora ibintu nk'ibi ngibi. N'abakobwa mbabwira ngo nimba uri umukobwa mwiza shaka kuramya Imana kubyumva. Ikindi cya kabiri buriya ntubone ngo umusore nyine nkuyungu kuko nawe yakoze agatangaza nk'aka ngaka, nta yindi mpamvu. Ntabwo ushobora gufata n'ijambo riba ravuga ngo ntabwo ushobora gufata ibyo kurya ngo by'abana cyangwa nyinuza ngo bitengo ngo nimba ngo binagira imbwa niki. Buriya ibyo ari kugura ngo mu giswahili kongera kuvuga ngo chema kinagihuza, ngo akeza kayigore, chema kinagihuza. Namwe rero ikintu kijya kibona iki, kuko ni muri umukobwa igiteho wige sobanukirwe ukore igishoboka cyose, ntazagira umuntu uguhagararaho. None urangiza ububahe n'Imana unasenge.
nizaneza nshidikanya ko nawe munsi umwe hari Imana zawe gukora igitangaza, mbese cya kindi bita ngo ni igitangaza cy'umunsi. Uyu munsi rero Nyamboko nubwo n'umuntu yarasanzwe ari umunyamugisha, nubwo n'umuntu yarasanzwe yishoboye anafite, kuko n'ubundi ibikorwa yakoraga n'ubundi bitunze benshi natwe turimo, ariko igitangaza umunsi yamukoreye Imana cya gitangaza bavuga ngo ni igitangaza cyumutse. Turi kugendana. So ubwo rero bana bajya bavuga ngo Nyambo ni Roromodo wanjye n'ibiki noneho ko kano kanya wemerewe kugira gute kubivuga, kuko mbere na mbere ni iki, wamubonye ari umukobwa, wamubonye nta mafaranga afite, umuntu afite amafaranga, none aho bigeze ageze gute, agiye no gushyingirwa, ntabwo wenda yijyanye, nubwo no kujyana bw'atari binye biterwa na situation yabayeho mu nyumve neza, ariko ikigaragara cyo nuko nyine Imana ikunda ubukwe, kandi nawe ukabona koko yuko ibintu nyine aho ibintu biri kugenda bijya, bavuga ngo nimba ngo bishya bishira bishito, nguko nyine nawe urabona ko nyine biri kugenda bigerwa Ndabaga, ejo n'ejo bundi n'igikora cyo turagitaha twinywere, twirire, tuserebure, tubyine, ibintu bigende neza, turi kugendana. So bivuze iki rero, ndacyari kuri ino modoka. Ino modoka yagumye nyine kuneka amakuru yayo, sango ni ya modoka iyo uri uyitwaye niyo wenda waba wasinziye, iyo ugiye kugonga ntabwo ari byane kupita umuntu ukabona yikwenyeje umuhanda, iyo go ntabwo igiko igosho bafite reka. Ikindi cya kabiri cy'ino modoka ahantu ese nyine ahantu ntereye ubwo, ni ya modoka ngo igiye kugongayo ihita yihagarika iragite, mbese uyirimo ntushobora kugira gute gukora impanuka. So ikintu gihari cyo ni kimwe, ahubwo niyo makuru wenda ntaye namenya neza, ntabwo namenya wenda ngo ino modoka siko ko uyu mugabo niyo yaguze, ese wenda niyo yakodesheje, ariko igihari cy'amakuru bamwe ni bande kunkire ko mwati no mugabo ntabwo ari umuhondamonyi, ni umuntu wifite kandi n'umuntu nyine usobanutse, atashobora no kuba ari iki ngo ariyo yazanye ibyo. Akayo makuru ntabwo nyahagazeho, ariko iko byamera ko zina biganiro by'ubutaha cyo kuzazana nyine kuzabaha amakuru noneho atomoye, noneho ido nido akantu ku kandi. Ushaka kwibaza rero sasa mu duce twaranze ubukwe bwa Nyambo n'utuhe, cyambere harimo iyo modoka, noneho ikindi cya kabiri ndi kuvuga noneho bwari ubukwe nyine koko bw'abastari batandukanye, nubwo bwari kubona nyine bwari bufite noneho bwari bufite security ifite babonze babandi rona nko koko mfite wenda cyo kwenda ndashobora gatoya da, ayo ngo bari abantu bafite koko kungana nka gutya, hanga ngo ubona umubonzi umwe ushobora kurya inka yose. Cyo kintu ndi kucyumva nyine ngo hari umutekano utari no w'igihugu, nabiziyene ko ku kagari cyangwa kumurenge hari umutekano, ariko noneho ngo bo umutekano nyine bari bafite, abantu barafite ibintu mu matwi, mbese bameze nk'ababaro. Ujye ubona zero mu visi y'Amerika, bari abantu ba FBI n'abandi bose, ngo ni umutekano wari uhari, mbese ngo ni sazi ari sazi, ntabwo ari yemeye kugira gute kuba yavuga kwa kuntu wanga ahitaga bafata gutya, ukumva murumva umutekano. Ngayo nguko rero ngo ni kwasangiza ku bintu bimwe na bimwe byagiye biranga ubukwe bwa Nyambo bwo gutera igikumwe. Ikindi kintu cya kabiri, so hari abastari batandukanye, harimo nka Daddy Kraman, gagayemo Bansabi, nse mwabonye ifoto ejo bundi ya postinze ku rubuga rwavuga ati oh my god Nyambo n'ibiki mugende nawe mwisomere, ariko nyine wabona ko yuko mu by'ukuri nawe mbese atewe ishema nawe, kandi koko buri hari umukobwa nyine ubona ko batanga nanjye nuko nari ndashoka reka ngaho ntago nawa mpiye. So bakobwa bezero namwe muharanire yuko nyine umuntu kuko yajya babona ni forumu nyine uvuga ati kabisi umukobwa namutse mushatse na machatsi kintu gikomeye, kandi icyo kigira umukobwa ura onyine ubumumaro cyangwa umugisha nyine nta kindi. Icyambere harimo gusenga, abakobwa mu mudasenga simba beshe nimwe mudasenga muzasengera, kandi ntago uzahora usengera, hari kugera ukamagirwa mu myaka ukagufata kajya bishanga. Ikindi cya kabiri harimo gukora, kwikorera papa. Iteka ryose nimba uri umukobwa ugihanze amaso ngo barandeba, ubwiza bwose bafite ubwiza nk'ubwa marayika, urasuzugurwa baguca amazi. Abakobwa mukora amaboko mu mufuka mukore,
gishoboka cyose ukore, uhera kuri gatoya, ejo bigakunda, ibintu bikagenda neza. Nyambo uyu nguyu tuvugana twari dukorana tubona views 10,000, ariko uyu munsi video ariko uploadinga iri kugira 100,000. urumva nyine hari urugendo. Namwe rero mwigira ikibazo cyo gutangira, iteka ryose itangira nyine riragora, ariko uko ugenda uhozaho ibintu bigenda neza. Nanjye uyu munsi tuvugana ndi gutangira, ariko ejo n'ejo bundi bizabatangaza wenda mfite nk'abanje na mpemba, kuko nicyo kintu nanjye nizo ndozi zanjye. Ariko bizagenda gute? Nunsapotinga, ukora subscribe, umpe ibitekerezo, umeze gutya na gutya, mbese support yari yose ngenda yikeneye kugira ngo nanjye ngere ku nzozi zanjye. So si ibyo gusa kandi iyo modoka Nyambo yajemo, vuga ngo yajemo abantu bangahe? Yajemo umuntu bita Nyambo n'umugabo we. Inyuma gatoya hari umukobwa bita Bwiza wahe protocol we, inshuti ya hafi cyane. Inyuma gatoya hari umumama bita Mama Niyori, nawe koko inshuti ya hafi, mbese ni wa muntu nyine cyane uri closed nawe cyane, mwumva mugira inama, umuba hafi mu buryo mwe cyangwa ubundi. So gusa kandi hari undi mugabo nawe tutabashije kumenya neza, ariko nawe ubona koko yuko ari umuntu wo mu kirigita faranga nkande umugabo wa Nyambo. Hakurikiraho undi mumama wo murokore, nabwo wenda ngo niwe wari wabyaye Nyambo, niko nayivuga. Urumva hari ababyeyi babiri, urumva hari Mama Niyori no mama wundi w'umurokore. Ndamusuje cyane, ni umukozi w'Imana wawo nyine ukomeye. Amakuru dufite nuko akeshi Nyambo nyine ariwe muntu bajyaga bakunda gusengana, akamufasha guterera imisozi. Nyambo uramubona agenda akajya za Kanyarira, ariko ntago ayo makuru mwari muyazi. Nyambo akajya za Kizabonwa, Nyambo bamuka ngo tabare yagiyeyo. Nyambo ntavuva matagiyemo. Nyamuneka ntimukabonenga ibyiza ngo biraboneka, ariko biravuna. Ibyiza biravuna no gusenga biravuna. Iyo misozi yose uwo mumama w'umunyamasengesho wa Mama Niyori n'abandi wenda nanjye ntago ngize, n'abantu bajyaga batererana imisozi bakajya gusenga, basengera nyine ari iterambere ryo nyine ryawe ndabwite. Urumva Nyambo bakajyana ibyifuzo bye. Ayo mpamvu nahoze mbabwira tura nta kintu kijya kibaho nko kugira ngo ubyarwe n'ababyeyi bagutoze gusenga hakiri kare. Nyambo nawe ababyeyi be bamutoje gusenga hakiri kare. Wenda mama nawe mwagiye mumubona mu nyine cyatandukanye, ni umama n'utagwa nabi. So ubwo rero Nyambo mu kwisobanukirwa kwe mbere na mbere, urumva ni umuntu atereke Kizabonwa, akajya bamuka ngo utabare, akajya hehe na hehe, akajya mu buvumo, akajya za Samatare, akajya za Samuduha, hose n'ahantu nyine abantu bajya gusengera. Ariko n'ubu akagenda mu ibanga ayo makuru nyine ngira makumba mbibiye nk'umuntu uko byamera kose nyine niri kumubaho nyine muri kona rero bitangaza. None si n'ibyo ngibyo n'abantu bari kumwe bari closed nawe nyine bahambere nyine nibabona noneho sasa basenga no koko bakinjira mu isengesho nyine mu buryo bufatika. Uwo mama rero nawe yari umuntu ukomeye cyane nyine, ngo ni kuba ku bantu baje muri iyo modoka harimo Mama Niyori, hakazamo Bwiza, hakazamo n'uwa protocol umugabo, hakazamo noneho n'umunyamasengesho, ni umumama ukomeye cyane muri no mujyi wa Kigali, ni umumama usenga. Nawe ndakwifurije ngo umunsi umwe muzahure, nawe ugize amahirwe wagirwa umugisha wo guhura nawe mukamwaterana umusozi, kuko nyine hari abantu nyine Imana yaba yarasihaye amavuta kumva. Ari abantu ngifeza neza ntabyo dufite, rero icyo dufite mu izina ry'Yesu ngo turakiguha. Nawe rero Nyambo ubwo yahuraga nawe ati Nyambo ifeza nizaho ntabyo mfite, ariko icyo mfite nta kindi, ni ukugufasha mwana wanjye, nkagufasha ukamenya gusenga, ukajya wisengera, n'Imana ikazagukorera byiza. So ngaye nguko rero ayo yari amakuru amwe. Ikindi cya kabiri hari bijyanye n'iki no kwiyakira n'ibintu byinshi bitandukanye. Nubwo nda bimwe ahantu tari kubigenda babivugwaho rumwe, ariko igihe ari cyo ni kimwe, nuko mbese mu bukwe bwa Nyambo bw'umurenge hajya habera mu dutendo dutandukanye, cyane cyane nyine harimo nk'icyo cy'umutekano, ari imodoka zatwaye abantu, nk'iyo harimo nk'iyo ngiyo cyane nyine natwe ubwacu umuntu mwese yavuga ati iyi modoka ni bwoko ki, ni gute Trump koko nk'umuntu tuzi yoboye isi Nyambo yakicara mu modoka itwara Trump. Ibyo bintu mwese yavuga ati kabisa ibintu nta hantu biba, ariko nyine ibyo ngira nta kinzaho cyane, kuko buri umuntu nyine iyo umuntu ngo Imana yamukereje namutegera, kandi umwana iyo yasenze
Imana ye koko Imana ikumva gusenga kwawe nta ritakwicaza kubyumva. Nanjye ejo bundi batangaze ndi muri Amerika, ndi henshi hatandukanye, kandi mwari munzi mwari munzi Nyarugenge. Ibyo ni ibintu byayibaho, mbabwira ati nyine bakumbuza gusenga ku Nyamuneka nicyo kintu cyambere cyo muri ino si y'Imana gishobora kujya gute kukuzamura. So guys, rero navuga byinshi, ariko igihe ari cyo ni kimwe nanabashishikariza abavandimwe. Mbere na mbere mugire urukundo, mukundane, sibyo? Ikindi cya kabiri, buriya nimba ubonye mugenzi wawe, nge impamvu wenda kandi kubivugaho cyane numva byanacimishije, mutajyaho n'indi mpamvu. Buriya nimba mbonye mugenzi wanjye, sibyo, agira ku rwego runaka, twabanaga umunsi ku wundi, ako ngambona noneho atangiye kujya none mu zindi ntera zikomeye, ibyo ngibyo biraneze kuko nanjye mbavuga uko byamera kose ejo nanjye ndaza nkukurikiye. Nimba kano kayenda Nyambo yagadutwara muri Hyundai, muri iki, tukavuga ati wow, imodoka nziza, ariko uyu munsi noneho akaba ari kwicara mu modoka itwara Trump agiye mu kazi. Yagiye wango muri village ruguru kagira ngo ari Kigali. Urumva agiye mu kazi, kumva aje muri we ntuza White House, imodoka agenda makayo kano Nyambo yari yicayemo. None iyo modoka rero nakandi karusho ngo inywa nk'indege. Niyo mpamvu bwati Nyamuneka mutonere ngo byagenze kuri n'ibiki ntabwo uramugabo Nyambara umuntu wikora nyine ari umuntu urangwa gutyo gusa, ni umuntu uteye ubwoba, kumva uko bwabye n'iriya modoka nyine niyo bayigwa cyangwa se bati wenda kuvanga wenda ku Nyarugenge kugera Kicukiro ushobora gutabona amafaranga nyine inywereye, kuko nyine ni imodoka ngo inywa nk'indege, kubyumva. Umva nyine byose ni ibintu bigize uyu munsi rero kano kanya Nyambara ubwo yari umumiliyoneri, akora no sasa abaye umuherwe kazi. Kuko buriya nimba uriya iyo uri kumwe n'icyamamare cyangwa se iyo uri icyamamare nawe uri icyamamare, rero nimba uri kumwe n'umuherwe yani yo bango kuko ngo ibintu ngo bijyaho ibindi bihe. Nubundi umwana yarakoraga yihiringa atibona, kumbe ari umuntu uri kumuviza nabati kano kana kihiringa gutya. Ubundi ubu ngubu waramuka agahaye umurongo akakegera bakora ingana iki. Yo mpamvu rero ko uramusenga ko nababwiye tashaka kubona yari umuntu usenga, yarebye ukora avuga ati byanga bikunde uyu mukobwa ngomba kumukura Nyarugenge, niyo mukobwa utari yandarika, niyo mukobwa nyine wavuga nyine mbese nawe ufite umuco. Hari nabandi benshi akorera niwe yahisemo, sibyo? Ukorera n'ikimenyimenyi nkajya muna bigano byinshi Nyamba agiye akora bitandukanye. Niyo mukobwa ugize urengeje imyaka 20 na utaritora amatwi, hari abandi bafite amaherena nka 40, buriya nabyo wenda bari ibindi nta wamenya n'iki, ariko bavuga ati kabisa ngaho aracyari vierge, kubyumva. Ikindi cya kabiri, niyo mukobwa abenshi usanga bagura inzobe, ariko ni umuntu koko wagerageje kugira gute kuvuga ngo ubwiza Imana yampaye umye kubungabunga uko buri, singira icyo mpinduraho, wenda nge noga isiga amavuta nimba ukamavita nyine nkikubite n'ubundi mbese nikarangira nabi. Mbese niwe mwana nyine ndi kubabwirira, nge ndi kubivuga nyine nk'umuntu koko tubana nk'umuntu munsi. Basore reka mbabwire no kuntu buriya n'ibintu byo gutereta buriya nabyo tugize gute nabyo mubyige. Niba ubonye umukobwa ukabona n'umuntu wakuvira umugore witinza mubwiye ati nawe ukunze kandi mbona wava umugore wanjye, kuko nkuko Nyamba bitubwiye umugabo we cyangwa se umusore kano kanya basezeranye imbere y'amategeko yaramubwiye ati yaramwandikiye ati Nyambo uri umukobwa mwiza rwose kandi ari uburanga ari ubwiza ari no ku mutima nyine nagukurikiranye inshuro nyinshi, nawe uri umukobwa mwiza kandi numva nagukunze kandi mbona wambera umugore. Nyamba ati ntabwo bibaho, aribwo nyine mwaje mwumva bitandukanye agira bati nyine byafashe urugendo runini, ayo ku munota nyuma umusore ndisezerano rye. Ntabwo nemeza nashidikanya kuri umusore impamvu wenda byagenze kuriya uyu munsi tubona akabana no yemeye koko yuko basezeranye imbere y'amategeko yamwambitse n'impeta nta kintu. Uramusore nawe ashobora gusanga ari umunyamasengesho, kuko nkurikije ukuntu agaragara nyine mu maso yaza ko wenda ari umuntu ukorera n'ibiki biragoye kwa wenda, kuko Nyambo wenyine turamuzi pe umukobwa usenga ndetse niwe barasenga. Ntabwo ari imbaraga z'umwijima zari guhura n'imbaraga z'iki, zari guhura n'imbaraga z'Imana. Uramusore koko n'umuntu wari ufite yere kushaka gusanga nko mu buto bwe maravuga ati mwana wanjye umuntu uzashaka umukobwa w'umusitari kandi wenda uzakunezeza, birashoboka cyane. So niko rege cyageze koko umunsi umwe Nyambo
yabyemeresheje amanitse ikiganza cye. Mbese iyi saha kuri uno munota koko ubu ngubu Nyambo nawe noneho yagiye mu kindi cyiciro bitandukanye n'icyo yararimo cyacu cy'inkundaro byino. Ubwo rero babwiye tubavanywe namwe rero ushaka kuntu mugira gute, ushaka kuntu mutangira gufata imyanzuro, ibintu bigende neza, nawe muhindurire ku cyiciro, ibintu bigenda neza. Iki sasa rero agashya nakahe rero kabaye mu bukwe bw'umurenge mu murenge wa Nyambo. Niko kandi nagira ngo nigarukire nongere ngo inkuru ubu none bitangiye. Papa, mu murenge wa Nyambo byagenze bite? Twagiye kubona tubona imodoka ziraje, tugira ngo ni president cyangwa se ni nkandese cyangwa ni nka papa ugize gute tembeye. Imodoka ziraza ngo ba none za modoka zitabonana. Bavandimwe mwese ari byo no mutandukanye, baragenda mbereka ukuntu situation yari imeze, ariko Nyambo imodoka yagendeyemo ye cyangwa se yamuzanye hamwe n'umugabo we. Bavandimwe kuri njyewe n'ubwa mbere nanjye simba beshye, naremenya amayundayi abakire n'ibiki, ariko imodoka yagendeyemo si yamuzanye. Usibye hari na hese sinzi no muri East Africa ni hari kwa mushaka kubitunza. Ni ya modoka ureba gutya ugasanga nawe iyi kukureba. Ni ya modoka nagumye gukurikirana amakuru hirya no hino hatandukanye, nsanga iyo modoka rero nawe mbonera kubabwira abavandimwe mwese mube nta ryari ryarenga. Ejo n'ejo bundi ushobora kugenda neza, musenge mwizeye, mukore cyane. Nawe icyo mbifurije n'iki ko mwazakora ikintu nyine koko kikaba cyatungura isi. Nkuko umwana uyu munsi tuvugana yakoze ikintu twayatubona n'umwana nyine wenda uraho cyangwa waratangira umwana usanzwe gutya, ariko umunsi tuvugana itangazamakuru ryose mwabonye igihe cya postinze Chita Magic n'abandi benshi batandukanye nabo mbese ibinyamakuru byose bikomakomeye mwabonye ko byagiye bigira gute, mbese byagiye bipostinga. Icyo ni ikintu nyine kiza buri muntu wari wese yakifuza. So mbona no kuvuga ati kabisa buri mubyeyi wari wese nyine nkuko nabibabwiye ari kwifuza kuba ati nanjye wampa umukobwa nka Nyambo, nanjye ko cy'umwana wanjye tamera nka Nyambo, umwana atangira gutya. Ariko none nkubwira ati mubyeyi ntago abana bose bamera kimwe, ahubwo shimira Imana kuko nawe ufite abo ngabo uko ari nababuze nabyo bibaho. Ariko ikindi gihari, niba ufite umwana nyine mutoza inzira kwiye gucamo nziza akiri muto kuko azasaza atarayivamo. Ejo n'ejo bundi nawe ushobora kujya kubona aho ukora ibintu bitabaho. Nkuko nababwira ati ejo bundi twagiye tubona Kagarara isi yose direct niyo muntu kano kanya uri kurebwa cyane ku isi. Urumva ni ikintu nyine kugira umwana akaba umusitari mw'isi kamumenya. Usije n'igihugu cy'u Rwanda subwandi usanga mu Rwanda nyine turi kurwaniramo n'iki, ariko wageze ku rwego rwo kurenga imbibi n'imipaka na he hose ni ibintu nyine byiza cyane. So rero kano kanya kinabwira cyane cyo ngicyo, ariko step by step ejo ne cyangwa ese nyine uko dushobozwa nyine bageza updates by updates. Ariko igihe cyo ni kimwe no uyu munsi wari umunsi mukuru unakomeye w'umurenge wa Nyambo. Nari ko dushye twagiye tuberamo wenda hari turi tutayi twatangazwa nabwo isaha ku isangire munyitege. Niyo mpamvu mbwira ati ukore subscribe kuri Okonko Media. So guys, amuri Imana bane namwe rero ntabwo navuga byinshi kuko n'ubundi turi kumwe gatanu ko kandi ahubwo Uwiteka agumye kuba umugisha. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao. Kanda subscribe aho ngaho hasi, like, comment kandi guys kundi ibintu byanjye. Imana iragumugisha. Murakoze.